from here. hanyuma nari mbizi ko azi ko ibyo niyo namubwira byose mbikura n'ijuru. Because I did not say, I will come and get you my Bible back. I said, I will come and take my Bible back. Ntabwo nigeze mubwira ngo se uzangarurira iyo Bibiliya. Naramubwiye n'ubutegetsi bwinshi nzaza hanyuma mpake Bibiliya yanjye. So he needed to see the power of God within me. Hanyuma mu by'ukuri yabonye imbaraga z'Imana ziri muri yo. Noneho twanditse iki gitabo kiravuga ngo umuninja na pasiteri. Judges chapter 5. Judges chapter 4. That's why he was so strong. It's like, don't mess with me. Okay? No, ababyeyi be bamwumvise ko bari abantu banga abayuda, ariko mbere y'uko bitangira barigihanye. Ibyo kwihana kwabo byamusubijemo imbaraga. Shayima ni ukuvuga ngo ni shan, ni Imana, ay ni amaso kubona. So, meaning, hearing is actually seeing God. Bishaka kuvuga iki rero? Bishaka kuvuga ngo mu uko kuririmba tubasha kubona Imana. Okay, so we want to tell you briefly how I came to the Lord. Yifuza kuduha ubuhamya bw'ukuntu yabashije kwakira Yesu. I was born in Jerusalem Navukiye Yerusalemu, to a Jewish conservative family. mvuka mu Bayuda b'abahezanguni rwose. At the age of 18, I went to the army and I was a tank commander. Nyuma yaho nagiye mu gisirikare ndetse mba n'umukomanda w'umuntu nayoboraga. After that, went to university. Nyuma yaho njya mu mashuri yisumbuye ya kaminuza. But then 1982, first Lebanon war started. Mu 1992 hatangira intambara yabo na Lebanon. I was called to the war and stayed in Beirut, Lebanon for about 1 month. Thank you, Lord, I came out without a scratch. Because God had a purpose in Noah's life. So God spared his life. Kubera ko yari afite isezerano ry'Imana bituma Imana irinda ubuzima bwe. Coming back to school was mission impossible. Nahise mbasha kongera kugaruka mu mashuri yanjye. So I quit school. Then I told my family and friends, I'm going to Japan to learn the art of the ninja. Noneho ndabwira inshuti zanjye n'umuryango ndashaka kujya mu Buyapani njye kwiga by'abandi by'abaninja. Because I thought martial arts is a way of life that can help me to be a better man. Hanyuma kandi nabonaga biriya bintu by'ubuninja n'iki byose nabonaga ari ibintu byiza byazamfasha kubaho neza mu buzima bwanjye. I was seeking the way of life of the warrior. Kuko nashakaga ubuzima iteka numva nshaka ubuzima bwo kuba umurwanyi. I want you to notice the word, the way. Ndashaka ko twumva ijambo inzira. He was seeking the way in the wrong way. Yashakiraga inzira mu nzira itariyo. And I lived in Japan for 20 years. Yabaye mu Buyapani imyaka 20. I had a Japanese wife and a daughter in Japan. I learned various martial arts. But
in the end, I came back to Israel with one suitcase broken. hanyuma ndangije ngaruka muri Israeli ariko ngarukana igikapu cyacitse. That's the way the Lord is going to bring his people home. That's the way. He was broken. He was broken, humbled, because otherwise his people, the Jews, aren't going to come home. But they will come home that way, broken and humbled. Yaragarutse agaruka acishijwe bugufi kandi avunitse umutima. Rero ni muri ubwo buryo Imana ijya igarura umuntu ikongera ikamwigarurira iyo imufiteho amasezerano. If life was good for me in Japan, I would have stayed longer. Iyo ubuzima buza kuba bwiza mu Buyapani nari kwiberayo igihe kirekire. But everything went wrong. Ariko noneho ibintu byose nagerageje byaranze. So in Israel, I found work in Qumran in the Dead Sea. Ngeze ngarutse muri Israeli mbona akazi ku Murani hafi ya Dead Sea tuzageze. Have you been to Qumran? Oh, okay. It's our place. There is a big store for tourists and a restaurant near the site in Qumran. Hari ahantu hari site muzayibona hari restaurant hari hafi aho ngaho aho bari. 16 years ago, I was in the jewelry section selling jewelry. Selling jewelry. Yaragarutse Israeli amara imyaka 16 akora ubucuruzi bwo kugurisha ibintu by'amaherena ibikomo amashini ibintu nk'ibyo. He was a president of a diamond company also in Belgium For 1 year. for 1 year. Before that, Yeah, so he was a president of a big diamond company. after 1 year in Belgium, I came back to Japan and then came back to Israel. So I want you to see diamond president, and now he's in a tourist shop. You see, from boom to boom. Yavuye muri Japani ajya mu Bubiligi amarayo umwaka ari perezida wa kampani ya diyama. Hanyuma noneho amaze umwaka ari uwo muntu ukomeye cyane asubira mu Buyapani, aza kuva mu Buyapani agaruka muri Israeli. Nimutekereze rero umuntu yabaye perezida w'uruganda rwa diyama akamanuka akaza kugurisha ibikomo. Murumva ukuntu yavuye hariya hejuru bo ikubita hariya hasi cyane. And I think we need to be broken in order for the Lord to build us again. Birakwiriye ko tubanza gucishwa bugufi no kumenagurwa kugira ngo twemerere Imana kuba yakongera ikatuzamura nanone. So one blue day, I'm in the shop. A group from the United States came to the shop. Noneho umunsi umwe ubwo iriya aho Murani niho bakoreraga ubwo bucuruzi ari mu iduka haza groupe ivuye muri Amerika. There is background music. There is background music. Music. In Bari the store. abacuranzi, yari groupe y'abacuranzi. And the people of the group were holding hands and danced in the store. Abo banyuma abaturage bari bari aho bakunda iyo groupe barabaririmbira baraceza barabyinira aho ngaho muri iyo resitora muri iyo duka. So I was shocked. Numva binkozeho Who is dancing in the store? ni gute abantu bashobora kuza kubyinira mu iduka. But it hit me that even though I've learned so much in my life, I've never seen such joy. And I knew I want
nsanga ni ikintu ntigeze mbona ntigeze ngira mu buzima bwanjye. As it says in Romans 11, that you are to provoke me and my people to jealousy. Hanyuma nk'uko muri Waroma igice cy'icumi havuga 11 sorry, bavuga ko agakiza kazajya mu banyamahanga kugira ngo bagaruke bateze ishyari ubwoko bw'abayuda. I was jealous of their joy. I wanted it. Nagize ishyari ry'uwo munezero kuko nanjye nakomezaga kwirukanka nshakisha umunezero. So I want to say that again. He was jealous of the Christians' joy. Yes. So that's something to write on your paper because it's your joy that the Jews will come to know the Messiah. Amen. Aravuze ngo yagize ishyari ry'umunezero w'agakiza. Areba umunezero mu bantu bamenye Yesu bari mu gakiza asanga ni ibintu bikomeye. Ati rero aho niho bariho barandika bakwiriye kwandika cyane, bakandika bakavuga umunezero wo mu gakiza. Iryo ni ryo shyari yagize ry'umunezero wo mu gakiza. Aravuga ngo rero uwo munezero w'agakiza niwo bo bazaza kudushaka. It's tough to live in Israel, economically and also mentally. Ntabwo byoroshye kuba muri Isirayeli mu buryo bw'ubukungu no mu buryo bw'ubwenge bw'imyumvire. So many Israelis want to live overseas. Niyo mpamvu Abisirayeli benshi baba bifuza kuba bajya kuba hanze y'Uburayi, hanze y'Uburayi. That's why your joy is so important. Niyo mpamvu umunezero wanyu ari ikintu gikomeye. Then the manager of the store introduced the pastor to me. Hanyuma umuyobozi w'iyo duka aza kwereka uwo mupasiteri yari ari kumwe n'abo bantu amupresenta umukozi w'Imana. The pastor looked at me and said, "You have a broken heart, you're running away, you're searching for the truth." Umupasiteri ngo aramwitegereza arangije aramubwira ngo wavunitse umutima wakomeje kwirukanka ushakisha ukuri. I asked her, "What are you, a fortune teller?" And she said, "No, it's the God of Abraham, Isaac, and Jacob that told me about you." Aramubwira ngo ntabwo ari igihe n'Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo imbwiye ngo kubwira ayo magambo. Yaramubajije ati ese ibyo bikuye urambwira ibyo ngibyo wowe urumuri n'ibyabamaje n'ibyabamaje. Arangiza avuga ngo n'Imana ya Abrahamu ya Isaka na Yakobo imbwiye ayo magambo. So she is the Christian, I am the Jew. Abraham, Isaac, and Jacob, it's my God. Ribaza uwo mupasiteri uri urabimubwira ni umukristo none amvugiye Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ni Imana yanjye. Then I asked her, "How come you know my God and I don't?" Hanyuma ndamubaza ngo ni gute uzi Imana yanjye yewe ntayizi. And she said, "It's because you never looked for him." Arangije aramubwira ngo nuko utigeze uyishakisha. And that is so true. Kandi koko ari ukuri. God was not in the picture of my life. Kuko Imana ntabwo yari nta nubwo yariho mu buryo bw'ishusho mu buzima bwanjye. So that was one of the things that intrigued me. Icyo ni kimwe mu bintu byambozeho numva birangoye. How that pastor knew about me so deep. Gute uyu mupasiteri ashobora kumenya ibyanjye mu buryo bwimbitse gutyo. So that was the beginning of our relationship. Ibyo bihinduka itangiriro ryo gusabana hagati ye nabo. That pastor is here. Wow!
from here Okay. as one who came in and out of Israel many times. I came to Israel many times. nazaga muri Israeli inshuro nyinshi nyinshi And I ministered in the streets. nkora ngakora umurimo mu muhanda. And I also had a ministry apartment in Jerusalem. Yari afite inzu i Yerusalemu. I had a church in Washington State. akagira itorero muri state muri Amerika Washington. But I brought many groups into Israel. hanyuma nazanaga group nyinshi muri Israel. But I always told the people that came with me, hanyuma iteka nabwiraga abantu ngo bazanane nanjye. you're coming for the lost sheep of Israel. hanyuma abo yazanye babwira ngo muje ku nshuro ya nyuma kuri Israel. I told them that I know you want to walk where Yeshua walked. I knew that. Everybody wants to come here and walk where Jesus walks. abantu benshi bifuzaga kuza ahangaha kugira ngo bakore nk'ibyo Yesu yakora. But the reason God put that in your heart is so that you would be a light to his people Israel. impamvu rero mubona mubiharanira kuza inaha mu buryo bwose bushoboka ni uko Imana iba yashatse ko muhinduka umucyo ku bwoko bw'Imana. They need to see the Messiah in you is the hope of glory. kuko Mesiya uri muri mwebwe ni ibyiringiro by'icyubahiro cye. You are their signs. mwebwe muri ibimenyetso. You're their roadmap to Yeshua. muri ibimenyetso byo gukora mu ikarita roadmap mu ikarita yo mu ijuru ya Mesiya. So on the feast of Shavuot, that's the feast of Pentecost, he was invited to my ministry apartment to have Shabbat dinner. mu gihe cya Pentecote mu gihe cya Pentecote bari bamutumira kugira ngo ajye kuri apartema ye kuko yari afite minisiteri yakoreraga muri apartema i Yerusalemu. noneho baramutumira kugira ngo baze basangire ibiryo bya nijoro. So my assistant was there making the meal for this man. hanyuma muvandimwe wanjye yari ari aho ngaho ariho arategura kuguyu. And I hear the Spirit of the Lord whisper to me, give him your Hebrew English Bible. yumva ijwi ry'umwuka wera rimubwira ngo namuhe Bibiliya ye yanditse mu Giheburayo n'Icyongereza. I just bought it in Jerusalem for $50. hanyuma ndayimuzanira ndayishaka ndayimuha ku madolari yari narayiguze amadolari 50 ndayimuzanira. And I hear the Lord say, give him your new Bible. noneho mpita numva Imana irambwiye ngo muhe ya Bibiliya yawe nshya. But I said, I just bought it. hanyuma For me. ndangije mbwira Imana ndetse ko narigenda nayiguriye noneho. He said, give him your Bible. hanyuma Imana irongera iramubwira ngo muhe iyo Bibiliya nshya. So I told him, you're going to read the Brit Hadashah in the Bible, the New Testament. Not only the Old, but you're going to read the New Testament too. wajya gusoma ndamubwira ngo wajya gusoma isezerano rya kera gusa none ugiye kujya usoma iryo sezerano rya kera usome n'isezerano rishya. ariko wibande cyane ku isezerano rishya. ariko uzibande cyane ku isezerano rishya. But if you do not read the New Testament, the Holy Spirit is going to tell me, and I will come and take my Bible back. arangije aramubwira ngo nudasoma isezerano rishya umwuka wera nzagaruka bimbwire kandi nabimbwira nzaza mpaka iyo Bibiliya yawe. And I know at that point,
he knew I was speaking from here. hanyuma nari mbizi ko azi ko ibyo ndiho namubwira byose mbikura n'ijuru. Because I did not say, I will come and get you my Bible back. I said, I will come and take my Bible back. Ntabwo nigeze mubwira ngo se uzangarurira iyo Bibiliya, naramubwiye n'ubutegetsi bwinshi nzaza hanyuma mpake Bibiliya yanjye. So he needed to see the power of God within me. hanyuma mu by'ukuri yabonye imbaraga z'Imana ziri muri njye. The authority. Yeah, the authority. abona ubutware yavuganaga, ubutware bw'Imana yavuganaga muri we. So I start to read New Testament, Old Testament. hanyuma ntangira gusoma isezerano rya kera n'isezerano rishya. And I'm a deep thinker. I read many philosophy books, the West and the East. rero nkunda gusoma, nasomye ibitabo byinshi bya filozofi byo mu burasirazuba n'ibyo mu burengerazuba. And learning martial arts helped me to feel more than to think. noneho biriya nize mu Buyapani byanshoboje, biriya by'umugisha byanshoboje mu buzima bwanjye kuba nagira amarangamutima, kumva amarangamutima yanjye ibyo ambwira kurusha gutekereza mu bwonko. Because we think too much. Ko dutekereza cyane. And because The of that, the Jewish people think too much. yeah, Abayuda ni abantu bashyira ibintu byose mu bwenge. yes. So Yeshua's teaching is so deep and yet so simple and practical. Inyigisho rero za Yesu ni inyigisho zoroshye, zimbitse kandi byoroshye kuzishyira mu bikorwa. That I was overwhelmed. hanyuma ndangije bishyize ahandi hantu hateye ubwoba. numva mbaye ntuje rwose. bishyira ahandi hantu bicisha bugufi, numva mbaye ubundi muntu. I'll give you an example of one scripture. ndabaha urugero rw'icyanditswe kimwe. It's giving the other cheek. Giving the other cheek. Icyo cyanditswe kiraza kuba bitekuritishiho gakeya. Okay. I learned martial arts in Japan for 7 years, various martial arts. Nibyo biriya bintu bya karate n'ibintu bya armasiyo nabyize imyaka 7 muri mu Buyapani. So for me, it was very visual. Kuri jyewe byari ibintu numvaga nishimiye bibereye. If someone want to slap me, no, don't worry, again. I block, or I dodge, or I walk away. Rero kubera ko iyo umuntu yanzanaga nk'amahabari naramusekuraga cyangwa nkamwihorera ntigende. Or he takes him down. Okay? He's a ninja. Batubwiye ngo yarigenderaga ntabwo ari byo kuko bose yabashyiraga hasi, yari umuninja arabahabwiye rwose. But the Lord is saying the most illogical thing. Ariko naje gusanga mu Mana harimo ibintu umuntu atabasha gushyira mu bwenge bwe ngo ashyire muri za logike ngo aveyo. To give the other cheek. gutanga undi musaya kuvuga ngo turike umusaya utange n'ubwongera. Noneho ngo kuba kwawe ukavuze uvuga ngo zana umusaya umwe noneho uza n'ubundi bakubita ibyo ngibyo n'umusaya bigahura rwose kumuninja nibakukubita nawe urakubita. So I realized all my martial art is out. noneho nagije gusoma ibyo bitabo, gusoma isezerano rishya, naje gusanga imyaka ya 7 nizemo kurwana impfiriye ubusa n'ubusa. But I understood that in order for me to give the other cheek, I need to have such internal strength
hanyuma ariko naje gusobanukirwa ko kugira ngo umuntu ankubite umusaya nongere mu wundi nawe ukubite, numvise ko ari ikintu kinsaba kugira izindi mbaraga zo mu mutima. There is no pride, there is no fear, no worry. You don't care what other people think about you. Ntabwo watekereza ngo bimeze bite, ugira ubwoba, witekerezeho, uce bugufi, wiyemere. Ibyo byose, ibyo gutekereza ngo abandi baraza kuvuga iki, ntabwo biba bikibaye. It's like you're invulnerable. You cannot be broken. Rero usa nkaho udahari. Rero kuba usa nkaho udahari ntabwo byoroshye kugira ngo wongere kuvunika umutima. And yes, all reputation, what people think about me, doesn't matter. Haje kugera igihe ibyo abantu bantekerezaho, icyubahiro cyanjye, izina ryanjye bitakigira agaciro. I was looking for such internal strengths through martial arts. Numvaga icyo nkeneye ari ukuba muri nge nabona imbaraga z'indani muri nge kuruta izo nashakishirizaga muri bya bindi by'ubumenyi. And I realized I want these strengths and I can't have it without Yeshua. Rero naje kumenya ko nagerageje gushaka imbaraga nzishakira muri ibyo by'abajapani, ibyo by'ubuninja, ariko nza gusobanukirwa ko imbaraga z'indani mu mutima ntaho nazibona ntafite Yesu. So for me it was incredible. Kuri njyewe byari ibintu bisa nkaho bitoroshye. I fell in love with Yeshua, with his teaching, with his compassion and love. Naje kwisanga nageze mu rukundo, nakunze Yesu, nakunze inyigisho ze, nakunze ibyo byose. I wanted to be like him. Nangira kumva naba nkawe. So after some time, there's another scripture that was just a mystery for me. Hari ikindi cyanditswe cyabaye nk'ibintu bitabaho kuri jyewe. Romans chapter 1 verse 16. Mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 16. It says the gospel is first of all for the Jews, then to the Gentiles. Iravuga iryo jambo riravuga ngo ubutumwa bwiza bwari mbere na mbere ubw'abayuda hanyuma bukazajya mu banyamahanga. How can it be? Noneho ndibaza ngo se ibyo ngibyo byagenda gute, byakoreka gute? No Christian has told my people that scripture. Nta mukristo n'umwe yigeze afasha ubwoko bwanjye ngo n'abayuda kumenya kiriya cyanditswe. So that was a mystery. Ibyo rero numvise ari ibintu bidasanzwe kuri jye, bitanumva. But I realized Yeshua came really for my people first. Naje kumva ko ibyo bintu ari ubwiru, ariko nsobanukirwa ko Yesu yaje mbere na mbere ku bw'abayuda. And he told his disciples, don't go to the house of the Gentiles. Kuko Yesu yabwiye intumwa ze ngo ntimuzajye mu nzu z'abanyamahanga. So it was a shock for me. Ibyo byanumvise bimbabaje bivuzeho cyane. Because first, Yeshua was building up the body. The first believers were all Jews. Icyo mwamenya ni uko Yesu abantu ba mbere yatangiye kwitaho no guhagurutsa abari abayuda. So in the book of Isaiah, it says that the word and the law will go out forth out of Zion. Meaning, all of those new Jewish believers were going to become missionaries to the world. Rero mu gitabo muri Yesaya havuga ko bagombaga gusohoka abayuda bakamenya Yesu, noneho akaba aribo bazamujyana mu mahanga yose. Because it fulfilled what the prophet Isaiah said.
kugira ngo babashe kuzuza icyo Yesaya yari yarahanuye. And then because many of them said harden their hearts, many of the Jews hardened their hearts became hard, they didn't want Yeshua. That's why you and I are here now. We're here because they hardened their heart, and then it came to us, the nations. Rero kubera ko abayuda baje kwisanga bafite umutima ukomeye kubwo icyo Yesu yashakaga n'icyo ijuru ryari ryarateganije, niyo mpamvu twebwe nawe twabashije noneho kuba ari twe tugaruka kugira ngo ibyo bari buzakore twongere abari twe bizana. But now you are coming here to give back to them. Noneho rero mwebwe mwaraje kugira ngo mubagarurire ibyabo. It's a full circle. It's a full circle. So every one of you are so picked by the Lord to be here. To be here. He knew you would come. He knew that you would hear him say, go through the gate of Zion and be a light to my people Israel. Rero aravuze ati mwebwe kuba mwaraje hano, buri muntu wese yaje hano umenye ngo waje woherejwe n'Imana, ivuze ngo wowe ndaguhisemo ndagutoranije, genda ujye ku marembo y'Isiyoni uhinduke umucyo w'ubwoko bwanjye. So I came to the point when I told my beloved, okay, I got it. I want to have Yeshua in me like you have Yeshua in you. What do I do? So he asked me, what do I do? Arangije yaje kurangiza afashe icyemezo aravuga ngo noneho ndashaka guhabwa Yeshua Yesu nk'uko nawe umufite. Ni iki nakora kugira ngo muhabwe nk'uko nawe umufite? It was in Jerusalem, behind King David Hotel. Hari Yerusalemu inyuma y'ihoteli ya King David y'umwami Dawidi. In the parking lot. Muri parking. And my beloved said, just ask. Hanyuma noneho umukunzi wanjye arambwira ngo bisabe. So when I said to him, just ask him to be your Messiah. Ask him. Ndamubwira ngo nta kindi namubwiye wowe urambaza ngo wakora iki kugira ngo Mesiya aze muri wowe, bimusabe umusabe aze muri wowe. And Noam got on his knees in that parking lot and he said, Yeshua, come into my life. Arangije arapfukama, ubwo numvise ko bari muri parikingi, arapfukama abwira Yesu ngwino mu bugingo bwanjye. That was the first time that I saw a natural branch. He's a natural branch. You and I are wild olive branches, according to Romans. But that was the first time in 15 years of ministering in Israel that I saw a natural branch be grafted back into the oak. Hallelujah. Ati n'ubwa mbere mu myaka 15 nari maze nkora umurimo w'Imana hano muri iki gihugu, nibwo bwa mbere nari mbonye ishami ry'umwimerere ryongera rikagaruka ku giti. Thank the Lord. And 3 years later, we got married. Yeah, but I want to say, don't ever get discouraged. When you share the word, you share joy and laughter, and don't ever get discouraged, because those seeds are planted. Yes. Those seeds are planted, and we let the Lord bring the water. Wowe ujya ubwiriza wigendera, ntukajye ushakisha gushaka kumenya
igisubizo cyabyo muri ako kanya wowe vuga wigendere kuko urubuto uteye ntabwo ari wowe uzaruguhira ni Imana yonyine irazaza yiyuhirire rwanda. Amen. Wow. But at first it came as a price. It was my mother. My father passed away, but my mother gave me a letter and told me I need to make a decision. Ariko ibyo byose byagize ikiguzi. Muri icyo gihe data yaritahiye, hanyuma mama anyandikira ibaruwa aravuga ngo ukwiriye gufata icyemezo. If you decide to stay with your new friends, the Christians, Ati niba wiyemeje kugumana n'uwo mushuti wawe w'umukirisitu, then you are no longer my son. ntabwo uzabukira umwana wawe. So for 3-4 months, I was excommunicated from my family. Amezi 3-4 nyuma nahise nirukanwa mu muryango wanjye. It was shocking, Byari ibintu bibabaje, but Scripture came alive. ariko noneho mbona ibyanditswe bihindutse ubuzima ndabibonye mu maso. Yeshua said, I didn't come to bring peace, Yesu yaravuze ngo sinaje kuzana amahoro, but division between mother and son, father and daughter. naje kuzana gutandukana hagati y'umukazana na nyirabukwe n'umwana na nyina babiza mu byanditswe. And that's what happened. Ibyo nibyo byambaye. But later on, my mother called me, let's meet. Hanyuma ndabyihorera, nyuma yaho mama aza kongera kumpamagara arambwira ngo reka twongere duhure. So they accepted the fact that I'm Messianic. Hanyuma noneho icyo cyari igihamya yuko Yesu ari we yitunganiriza. And she brags about my beloved, that she knows the Bible more than her. Arangije yaturira umukunzi wanjye aramubwira ngo sobanukiwe ko munsi Bibiliya kuruta twebwe. My mother was a Bible teacher in high school. My mother was a Bible teacher in Israel, in Jerusalem. Noneho mama we yigishaga Bibiliya i Yerusalemu, ubwo nyine urumva yigishaga Old Testament, isezerano rya kera. Yeah, just the Old Testament. Yigishaga isezerano rya kera ryonyine. So this is our story. 3 years ago, we left our house in United States. Imyaka 3 nyuma y'ibyo byose twavuye mu nzu yacu muri Amerika. With all the furnitures and car in the garage. Yari inzu yari irimo To our friends, and we packed 4 suitcases and moved to Israel. hanyuma tubisigira inshuti yacu byose, dupakira ibikapu byacu 4 gusa tugaruka muri Israel. We lived near Jerusalem for a year and a half. Tuba muri Yerusalemu umwaka n'igice. And then before the corona started in Israel, Mbere y'uko korona itangira muri Israel, at 3 o'clock in the morning, I wake up, I feel something is wrong. ndabyuka mbyutse mu gitondo numva muri nge hari ikitagenda neza. I go to my room and pray, and the Holy Spirit told me a change is coming. Your work and your location, house, and I see the north. Noneho numva njya mu cyumba njya gusenga, ngiye gusenga umwuka we aransanga arambwira ngo haje impinduka mu kazi kawe, haje n'impinduka aho wari utuye ugenda. 3 months later, we moved to the north. Amezi 3 arangiye byabaye ngombwa ko twimuka tuza mu majyaruguru. We live in Korazim, about half an hour away from here. Twatuye Korazim umwaka n'igice hirya ya hano. So this is our story. If you have any questions,
I do have something I need to say Yes. Yeah. as a preacher. ati nk'umwarimu afite ikindi kintu nakongeraho. Do you remember when Yeshua said, look at the fields, the harvest is ready, Yes. but the workers are few? Yeah. I'm asking all of you to pray that there will be more of us speaking Yeshua to the people here. Ati nk'umwarimu reka ngire icyo mbabwira nk'umwigisha mbese ati murazi ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Rero mwese muri hano nifuza ko buri wese yari akwiye kuba umwe mu bantu babasha kuba bagira icyo bavuga bakavugira Yesu. Many of the Messianic Jews that believe that Yeshua is the Messiah, they live in the United States. Abayuda benshi baremera ko Mesiya Yesu ari Mesiya, ariko ibyo ni muri Amerika. They need to come home Barakeneye kongera kugaruka because we need workers in the field. kuko turakeneye ko baza bagakorera ahakwiriye gukorerwa. Barabizi, barabisobanukiwe, ariko bari muri Amerika. Musenge bazi kugira ngo badufashe dukorere ku butaka bwiza. But you encourage us. The more you come, the more you encourage us. Rero mwebwe muradusubizamo imbaraga kuko uko mugenda muza mwongera kudusubizamo imbaraga. There are many Americans who don't understand the importance of coming to Israel. Hari abanyamerika benshi batazi impamvu n'akamaro ko kuba baza muri Israel. So we wrote a book, and it's called The Ninja and the Pastor. Noneho twanditse igitabo, iki gitabo kiravuga ngo umuninja na pasiteri. And it's in English, Spanish, Chinese Mandarin. I translated to Hebrew, and someone is translating to Portuguese. Are you serious? It's on Amazon. Iki gitabo rero baracyanditse, kimaze guhindurwa mu ndimi, cyanditswe mu Cyongereza, bakihindura mu Cyesipanyol, mu Gishinwa no mu Giheburayo. We yagihinduye mu Giheburayo, kiri kuri Amazon. It has two parts. Part one I wrote, my life in Israel, life in Japan, coming back, the whole process. Part two, my beloved wrote, also how she came to love Israel and how we met and so on. Igice cya mbere niwe yacyanditse avuga bwa buzima bwe yatubwiye bwose, hanyuma uko yagiye mu Buyapani, uko yize iby'ubuninja, uko yaje kuvayo, hanyuma umukunzi we nawe yazanye igice cya kabiri kivuga uburyo yabashije gukunda Israel. So it's the story of searching for the truth, seeking the way, and it's a romance as well. So it's like the whole package. Ni igitabo mu by'ukuri, ni igitabo gisobanura ukuntu umuntu ashobora kurwana urugamba rwo gushakisha ukuri, hanyuma harimo n'urukundo birumvikana. Okay, so So we just bless you in the name of the God. Oh, Sorry. that's okay. I want to know if you are Jew or No, You're not Jew. now listen. My parents were anti-Semitic, and they were in the ministry. Okay? ababyeyi be ni antisemitic, banga abayuda. Ababyeyi be ni ba bantu banga hafi yo kwica.
abayuda. But they did repent before they went home to glory. They did repent. Okay? Okay. But because of it, it made me very strong. Okay? So my name, my real name is Deborah. Deborah. Judges chapter 5. Yes. Judges chapter 4. That's why you sister. It's like, don't mess with me. Okay? No, ababyeyi be bamwumvise ko bari abantu banga abayuda, ariko mbere y'uko bitangira barigihanye. Ibyo kwihana kwabo byamusubijemo imbaraga nyinshi. Hanyuma aravuga ngo izina rye ni Debora. Debora umucamanza. Rero bisobanura ngo biransaba gukora cyane. And she went to war with Barak, the son of Abinoam. My name is Abinoam. It's Amazing. And so my last name, remember, I'm a Gentile. Okay? Yeah. Grafted in. Yes. Grafted into the olive tree. Yes. So I have the most princess Jewish name you can have in Israel. Deborah Cohen. That is like the princess Yes. of the princess. But what I represent is one new man. The Jew and the Gentile becoming one. There's one new, so you're looking at one new man. Yes. One new man. Rero izina rye ni Debora. Izina rye rya kabiri ni Cohen. Cohen ni izina ry'umutware we, ariko ubundi ni izina bisobanura umutambyi. Rero ni ukuvuga ngo umunyamahanga ko washyizwe ku giti, yatewe ku giti, nk'uko mu Baroma 11 bavuga, yaje kuba umwe n'umuyuda biciye mu gushaka. Urumva ko ari umunyamahirwe nk'uko bivuga.